Ndabasuhuje bene data, Uwiteka bishimire kandi umugisha w'Imana uhorane namwe. Amahoro y'Uwiteka reka abe mu byanyu ndetse no ku banyu iminsi yose. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku cyerekeranye n'ibitambo cyangwa se n'ibyo tujya dukora tukagira ngo hari Uwiteka yabibonye kandi kwabaye nko guta inyuma ya Huye. Uwo ni umugani w'ikinyarwanda uzwi. Hari imirimo myinshi dukora tuzi ko ari myiza, ariko akenshi ugasanga nta kintu twakoze. Birababaza cyane iyo ubona umuntu ahora akora azi yuko akora umurimo w'Imana, ariko wareba ibyo akora ugasanga se uriya ni wa wundi ukora wa murimo w'Imana koko? Iyi minsi turimo usigaye ubona umuntu yitwa umukozi w'Imana mu buryo ubu n'ubu, ni umupasiteri, ni umuririmbyi, ni umunyamasengesho, reka naho mbavuge, ni umudiyakoni, ni akazi gatandukanye ko mu rusengero nk'uko tujya tubibona. Ukabona ndetse kenshi abari mu rusengero, kenshi abari mu kazi k'urusengero, ariko ugasanga n'imibereho ye ya buri munsi hari aho igera ukabona ntitandukanye n'iyo umuntu utazi no kugera mu rusengero. Ugasanga umuntu ni umuririmbyi, araririmba rwose, anaririmba neza, afite ijwi ryiza, muri korali araririmba kabiri mu cyumweru mu rusengero, ndetse wenda hari n'indirimbo zasohora ku giti cye zaranakunzwe, ariko ugasanga wenda yabaswe n'icyaha cy'ubusambanyi, yabaswe n'icyaha wenda cyo kwikinisha, yabaswe n'icyaha wenda cyo kubeshya, yabaswe n'ikintu wenda cyo kuriganya cyangwa se guteranya abandi n'urugero. Buriya rero hari ikintu tutazi. Imana yego ntiyanga abanyabyaha, ariko Imana yanga icyaha, kandi icyaha ntabwo cyikora, hari umuntu ugikora. Kandi tugomba kumenya yuko akenshi Imana itanezezwa no gusenga k'umunyabyaha, kubera ko gusenga k'umunyabyaha nta n'ubwo ikumva, kubera yuko Imana ivugana n'umuntu watangiye kuyiyoboka, umuntu wihannye akareka. Uwo nguwo niwe ugirana ubusabane n'Imana. Naho bitabaye ibyo ngibyo, ubwo Imana ntaho yabitaniye na Satani. Uko Satani araza akakuriganya, akakugira uwe, ukamukorera, ukivuruguta muri ibyo byaha, kandi iyo wivuruguta mu byaha uba uri kure y'Imana. Kwibeshya rero ngo urakorera Imana kandi wivuruguta mu byaha, Satani yarakuriganyije. Imigani 15 igice cya 8 haravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Amen. Igitambo ni ikintu akenshi utanga nk'ikiguzi, ni ikintu ushobora gutanga kugira ngo ubone icyo utakwiha, icyo utabasha kwikorera. Rero noneho niba bavuze ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ikintu kizira ni ukuvuga ngo ni ikidakorwa, ni ikidakorwaho, ni icyo batanarebaho. Kirazira kugira gutya, kirazira. Iyo mu Kinyarwanda bavuze ngo kirazira, ni ukuvuga ngo ntiwakanabitekereje. Rero nta kuntu wambwira ngo mpagurutse aha ngaha mvuye gusambana ibunaka, none ngiye kuzamura amaboko imbere y'Imana, ngiye gushima Imana. Nta kuntu wambwira ngo mvuye kubwiriza ibunaka, none mpitiye ku nshoreke runaka, ngiye kuryama, tujye mu byacu. Ese ubwo wa murimo wakoze Imana yawubonye, yawakiriye? Nta kuntu wambwira ngo mvuye kuriganya mu kazi, nyereje amafaranga runaka, none mpitiye no kujya mu rusengero, ngiye gutangamo ndetse n'ituro. Ese ayo mafaranga Imana izayakira koko?
uvuye kuyiba, ugiye kwibeshya ngo ugiye gukoreramo Imana. Nta kuntu wambwira ngo ndi mu rusengero ntanga ibya 10 n'amaturo, ariko ni njye muntu uteranya abantu muri urwo rusengero, ni njye muntu urimo kugambana, ni njye muntu wiba wabicikirije. Rwose ibyo bya 10 byawe ni ukuri, ayo maturo yawe ni ikizira kuwiteka. Bene data, reka dutekereze kabiri, turebe kure. Ntabwo iby'Imana ari ukuza kuvuyanga, ntabwo ari ukujyamo uko wiboneye. Mu Mana haba oda, mu Mana abinjiye mu Mana hari uko bagenda, nk'uko umunyarwanda afite uko agenda umubona kuko avuga ngo ni umunyarwanda. N'umuntu w'Imana agira indangagaciro z'Imana, ntabwo ari nk'ubu ngubu by'iyi minsi byivanze. Umuntu w'Imana utamutandukanya n'uw'isi. Yesu nashimwe. Gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Reka gukiranuka ni iki? Ni ukureka icyaha ugahindukira, ukihana, ugahindukira, ugatangira urugendo rwo kwezwa umunsi ku munsi, umunota ku munota. Iyo watangiye urwo ngurwo rero, uzinuka icyaha n'igisa nacyo, uzinuka ikintu cyose Satani arimo kukwereka kikurura irari ryawe, ahubwo Umwuka Wera akakuyobora muri byose. Reka rero imirimo yacu turi gukora itazaba impfabusa, tuzi ngo turakorera Imana kandi Satani yaraturiganyije. Niba uzi yuko uri mu byaha, niba uzi yuko uri kwivuruguta mu byaha, niba uzi yuko uri umusambanyi, niba uzi yuko uri umuriganya, niba uzi yuko uri umujura, niba uzi yuko uri ibyo byose, ikibi nta muntu utakizi. Niba uzi yuko uri kwivuruguta mu bibi, banza uhinduke, uretse kubeshya Imana. Ureke kubeshya Imana, kuko kubeshya abantu byo biremera. Ushobora kubeshya pasiteri ukamuha icya 10, ukamuha amaturo, ugafasha abakene, ariko Imana yo ntago wayibeshya. Yesu nashimwe. Imana ntago wayibeshya, ntago wayibeshya uyu munsi. Urayibeshya nyine, uzi yuko uri kuyibeshya, ariko uri kwibeshya. Kubera ko imbere nihagera kuri wa munsi, nubwo Yesu atazi uyu munsi, ariko urupfu narwo rushobora kuza. Utazagera ku irembo rero ugasanga wararuhiye ubusa, ugasanga wararyaryaga Imana kugira ngo urayiryarya kandi uri kwiryarya. Yesu nashimwe. Niba ufite ibyaha urimo, nta kintu na kimwe gishobora gusimbura kubivamo ngo wihane. Ntabwo gutanga amaturo menshi ari byo bisimbura kuva mu byaha no kwihana. Ntabwo kuba uri umutoni kwa pasiteri, ntabwo kuba ugaragara nk'umukozi w'Imana uhambaye ariko ufite ibyaha uhishe bishobora gusimbura kwihana ngo bivemo, ubireke, ugende inzira nziza, ugende inzira yo gukiranuka, Uwiteka kwishimira. Banza uce bugufi, wihane, usaba Imana imbabazi, uhindukire, ubone kugira ibindi uyizanira imbere, ubone kujya gukora iyo mirimo abandi bari kubona ko kuri umukozi w'Imana kandi yo atari kwikubona. Ufite ijwi ryiza, yego uraririmba rwose bagafashwa ndetse bakajya mu mwuka, ariko se bya bindi ukora, bya bindi ubamo, bya bindi byahiherereye, wabanza ukabikemura. Banza ubikemure, ubone kujya gukora uwo murimo, kubera yuko urimo urakorera ubusa. Reka rero Uwiteka atugirire neza, kandi Uwiteka abane namwe, abashe kubasobanurira neza iri jambo, kugira ngo ibitambo byanyu bitaba ari ibizira imbere y'Uwiteka. Ikintu cyose wakora urimo kukivanga n'ibyaha, icyo ni ikizira imbere y'Uwiteka, ibyo ni ibinuka imbere y'Uwiteka. Ibyo rwose birimo birakudindizaho kugira ngo uragaragarira abantu nyine yuko hari umurimo w'Imana uri gukora, ariko kubera yuko bivanze n'ibyaha, abantu ntibabizi, ariko Imana irabireba. Kandi Satani ari kukwishima hejuru, kubera yuko nyine ubwo ngubwo iyo udakorera Imana uba ukorera Satani. Wikwibeshya ngo urakorera Imana kandi uri gukorera Satani, kuko ukorera Satani nta handi azamwisasira. Ndagushimye Mwami Imana, turagushimye yuko utuganirije. Ndakwinginze kugira ngo usobanurire abantu bawe bahindukire, bave mu kubivanga, ahubwo bamese kamwe, bagane inzira yawe, bamese kamwe, bahindukire, bave mu byaha, bamese kamwe, bamenye yuko Satani ntawe umukorera ngo akorere n'Imana,
ahubwo bakorere wowe wabahamagaye, kugira ngo kuri wa munsi tuzabe benshi twiteguye. Yesu nagaruka tuzamukane twishimye, twime ingoma y'ibihumbi n'ibihumbi, kandi mwami dufite iminyago, kubera yuko tugeze bo turi twenyine twamwara, kubera yuko ntacyo twaba twarakoze. Reka rero uduhe Mwuka Wera, utwuzuze imbaraga, uhembure ubwoko bwawe, maze twese kuri wa munsi tuzabe twiteguye, twe kuzaba nk'aba bakobwa b'abapfu, ahubwo tube nk'ab'abanyabwenge. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho mbigusabye, amina.